umurokore umuntu ukijijwe umuntu ugira neza azareba abandi baguwe gitumo n'ibibazo ni ibihembo by'abanyabyaha ni ukuvuga ngo icyaha ukora gifite igihembo cyacyo hano ni ibyaha ibihembo by'abanyabyaha icyaha ukora mu rwihisho icyaha ukora ku mugaragaro icyaha ukora mu rusengero icyaha ukora muri domene yawe urimo yose icyaha ukora uzi ko batakubona igihe runaka icyo cyaha kizagera ukagira ingaruka ukazibona izo ngaruka ntabwo zihishira zikuzaho abantu bose bakabibona umva kora neza toza ubugingo bwawe toza umubiri wawe toza kamere zacu ntabwo ziba zoroshye toza kamere yawe gukora neza tubasuje mu izina rya Yesu. This is Rwayitare Show. Ndabakunda cyane hano mwese muherereye kongera kugaruka mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Rwayitare Show tugeze ibintu bitandukanye. Rero turabishimiye abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, imigabane itandukanye, abadukurikirana bose turabishimiye cyane turabasuje mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi ngiye nyine rero nkuko mubisanzwe mubizi nge nitwa Kayitesi Lilian ariko hano turi kumwe nawe reka babibwire duhere iburyo bwanjye. Haleluya haleluya. Amen. Amazina yanjye banyitwa Maro Rachel. Naje kuvugana ubutumwa na bene data Imana iduhanurira. Amen. Haleluya haleluya. Nitwa Kabanya na Monica. Turabakiriye mu izina rya Yesu mugubwe neza. Amen. Mumeze neza? Yego tumeze. Kabanyana ndakwishimiye cyane kubw'Yesu. Imana igumugisha. Nukuri ni by'agaciro. Cyane. Tugiye kwiga rero ku ijambo ry'Imana tugiye kurivugaho. Hano tugezaho ubuhamya n'ijambo. Hano twaje kuvuga ijambo ry'Imana rero bivuga ngo icyo biba nicyo uzasarura. That is our topic. Iyo topic ihari. Tugiye kwivugaho rero abantu biduga amatwi babikurikize batwumve mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka nsabe badusomere muri mu Bagalatiya 6:7 haravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Abagalati ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru. Yego bene data mudukurikiye ntuyobe mbere yuko ukora nabi ujya gukora ikintu kibi cyangwa se yaha kibi ari uko babanje kuyoba. Hano baravuga ngo ntuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Wabibi nabi uzasarura inabi nubibi neza uzasarura ineza nubiba gusengera abantu nawe uzasarura abagusengera. Nukuri kuko wabibye amasengesho nawe uzasarura iki amasengesho. Haleluya. Mudukurikiye wese ahantu hose ari biba neza kugira ngo uzasarure neza. Nukuri tubibe neza. Iyo ubibye neza gusarura neza cyane ariko iyo ubibye bibi birakugarukira n'abana uzabyara n'uruhererekane cyane ntugakora ikintu kibi kuko hari benshi bakigukoreye. Kora neza nubwo benshi bagukoreye nabi biba neza kuko nibwo uzasarura neza. Nubiba ikibi cyangwa se nubiba ikintu kibi ko hari benshi bagukoreye ikibi nawe uzabutandukaniye no gukorera icyo kintu kibi. Haleluya. Reka mbabwize ukuri ntuyobe ijambo ry'Imana ntuyobe ngo ukore nabi ntuyobe ngo uvuge umuntu nabi ntuyobe ngo gambanire umuntu ntuyobe ngo ugire ubucakura bwinshi mu ibanga ntuyobe ikintu ubibira umuntu waba ugikora mu rwihisho waba ugikora ahagaragara nicyo uzasarura. Hano turimo turavuga abantu muri rusange hangaha ujya uvuga ngo kubiba niba navuga ku ruhande rw'umuntu ntabwo mvuga gufata imbuto ngo ujye gutera mu murima nabyo biri ukwabyo. Icyo ukorera hano ni ku ruhande rw'abantu icyo ukorera umuntu uzagisarura wanze ukunze. Nugirira umuntu neza abantu mu isi hariho abantu baba bafite kugirira neza abantu ukagirira neza umuntu ukibwira yuko birangira ariko ya neza wabibye ukayibiba muri mugenzi wawe igihe runaka utazi ya neza ikugarukaho ishobora kutakugarukaho uwo mwanya ikazagaruka ku bana bawe. Nukuri kuko wabibye iyo neza. Muri iyo ubibye ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntituyobe mwene data ntuyobe ntiwemere ikikuyobya cyose wumvira ijambo ibyo ubibye nibyo usarura. Hano hari point ifite ivuga ngo ikintu cyose ukora ubu biba ikintu cyose ukora ubu biba waba ubizi cyangwa utabizi
waba ukora ikintu cyiza cyangwa ikibi ububiba reka nkubwire amagambo uvuga ntago abatakara yego ibitekerezo utekereza ku muntu ntabwo bitakara imyumvire wowe ufite ku muntu ntabwo ibitakara nibyo uzasarura ikintu cyose ukora ububiba ukiri mwisi wifuriza umuntu inabi ya ububiba iyo nabi ubuyibiba uzayisarura ikintu runaka mu gihe runaka uzi cyangwa utazi wabyirengagiza cyangwa utabyirengagiza kora neza ntuyobe mwene data umuntu udukurikiye sinzi icyo urimo kuba muri iyi minsi sinzi ukirimo uhaye agaciro mu kubiba muri bene so sinzi ukirimo kubiba mu itorero sinzi ukirimo kubiba mu bo mukorana sinzi ukirimo kubiba mu bavandimwe bawe sinzi ukirimo kubiba mu baturanyi bawe sinzi ukirimo kubiba mu bakunzi bawe ariko menya ko icyo biba cyose uzagisarura ari icyiza ari cyangwa iki igihe runaka hari ikintu kinshimisha mu ijambo ry'Imana hari ijambo rimbwira ngo reka turisome dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 hariho umudamu wagiraga neza akabiba iyo neza ye ariko nyuma iyo neza iza kumugarukira ngo uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi uwo muntu uwo mudamu uwo mugore Bibiliya ivuga uwo mugore witwa Tabita yagiriraga neza abapfakazi akajya badodera imyenda n'ubuntu bwinshi ariko ngo Tabita aza kugera igihe arapfa nkuko abantu bose bandi bajya bapfa ariko ngo ya neza yagiriye abapfakazi uko yabadoderaga iyo myenda byakoze ku mitima yabo baranezerwa cyane kuko yabigiriye benshi hari abatarabikoze ngo agera igihe arapfa nkuko abandi bose bapfa ariko ya neza yagize ikora ku mitima y'abapfakazi bararira cyane bahamagara umukozi w'Imana Petero araza agira ate Imana iramukoresha azura ya uziko imirimo myiza ya mirimo yonyine uziko imirimo myiza yagukiza uziko imirimo myiza ukora ku gisasiro utize uziko uri muri situation ikomeye ntago umuntu amenya ngo niki cyamukijije uziko ushaka kurwara umuntu akagusanya bitewe n'ikintu wamukoreye yego akibutsa Imana neza wagize imigenzi wanjye hano yavuze ngo arimo kuvuga kuri Rwayitaresho ngo ntazi icyo urimo kubiba mu nzu y'Imana abantu mu nzu y'Imana tujya tubiba tukibwira yuko birangiriye aho icyo kintu biba igihe runaka utazi kizagutabara ushaka kugera muri situation utazi muntu biba ya mbuto wabibye ukayisarura cyangwa no mu buzima busanzwe abantu tujya tugira ubuzima busanzwe mu myororokere mu mihingire ukabiba imbuto ukabiba ayo masaka uko wabibye muri ya season yo kubiba wabibye iyo mbuto ariko igihe runaka ugahunika cya kintu wahunitse muri stock yawe ya masaka akagutabara mu gihe cy'inzara mu gihe runaka akagutabara akakuvana muri yanza kuko wabibye tugomba kumenya kino kintu ubundi ikintu umva ko kitakubaho ni point ikintu umva ko kitakubaho ntukakifuze mugenzi wawe niba wifuza ko batakwiba ntukifuze kwiba niba wifuza ko batakwica ntukifuze kwica niba wifuza ko batakugambana ntukifuze ko ugambanira mugenzi wawe uziko abantu bagambana niba wifuza ko utagirirwa uburyari abantu buzi uburyari bwinshi cyane niba wifuza ko batakuryarya nawe ntukaryarye mugenzi wawe ikintu biba nikizasarura ngo ikintu cyose ukora ubugira ububiba ukiri mwisi ikintu cyose uzakora wagikora mu rwihisho wagikora ahagaragara wagikora mu bantu benshi wagikora mu bantu bake wagikora ahantu hose wagikorera uzagisarura mwene data iga gukora neza ukiri mwisi iga gukora neza ukiri mwisi nubana no gukora neza byakunaniye jya ahantu wicecekere witurize ntubeshye kugira ngo wishimishe kandi urimo kubeshya hari ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro 8:22 ngo igihe ibiba n'isarura ntibizashira isi kiriho biba n'isarura ntibizashira abantu bagomba kubyumva tukiri muri iyi si uzabiba ukiriho uzabiba ariko n'isarura ntibizashira icyo urimo kubiba iyi si ukirimo uzagisarura wanze ukuri kuko icyo gihe gihoraho ntaho wagikwita kitanagufata kizafata abagukomokaho ugomba kwira mu byo ukora cyane cyane abarukora akanwa kanyu kaba akanwa kabera benshi isoko y'ubuzima kabera benshi isoko y'ubuzima kabera benshi isoko y'umunezero twitoze kubiba neza iyo witoje ikintu umubiri wawe uragitora
ugahora wumva hari igihe abantu bitoza bakajya mu myitozo ugakora imyitozo umubiri wawe umenyera iyo myitozo natwe abarokore abantu b'Imana twitoze kubiba iyo witoje kubiba urabigenda ukabyakira ukavuga ngo nzabi reka nitoze kubibiki reka nitoze gukora iki kuko anytime uzasarura bene data badukurikiranye ikintu cyose uzabiba mu isi gifite igihembo gifite intangiriro yacyo y'igihembo kiri mu isi uzagihemberwa cyaba ari icyiza cyangwa ari iki ufite igihe uzagisarurira wabyanga wabikunda uzagisarura reka dusome muri Zaburi 91 umurongo wa 8 Zaburi 91 umurongo wa 8 aravuga ngo uzabirebesha amaso yawe ubone ibihembo by'abanyabyaha mwene data ngo uzabirebesha amaso yawe ubone ibihembo by'abanyabyaha mwene data udukurikiye nubiba nabi nubibi uzasarura ibi bihembo uzabirebesha amaso yawe nukuvuga ngo hari umuntu ukora neza hano nago tugiye muri detail nyinshi ariko hano biragaragara ko ari nko umukristo witwaye neza igihe cy'ibyago n'amakuba igihe cy'ibazo n'ingorane hari igihe azabarebesha ibyago biri ku banyabyaha kuko we yitwaye neza amaso yazareba abandi bagubwa nabi umurokore umuntu ukijijwe umuntu ugira neza azareba abandi baguwe gitumo n'ibibazo ni ibihembo by'abanyabyaha nukuvuga ngo icyaha ukora gifite igihembo cyacyo hano ni ibihembo by'abanyabyaha icyaha ukora mu rwihisho icyaha ukora ku mugaragaro icyaha ukora mu rusengero icyaha ukora muri domaine yawe urimo icyaha ukora uzi ko batakubona igihe runaka icyo cyaha kigira ingaruka ukazibona izo ngaruka ntabwo zihishira zikuzaho abantu bose bakabibona umva kora neza toza ubugingo bwawe toza umubiri wawe toza kamere zacu toza kamere yawe gukora neza toza amaboko yawe gukora ibintu bizima toza umunwa wawe kuvuga iby'agaciro witakaza igihe uvuga ubusa toza ubwenge bwawe gutekereza ibyiza witakaza igihe unegura mugenzi wawe witakaza igihe ucira urubanza mugenzi wawe kuko ibyo uzabisarura nawe uzabisarura urimo kubibiba ukuri bene data badukurikiye mubibe neza mubibe kugira neza twumvishije Tabita ibyo yabibye nibyo yasaruye neza Imana iramuzura mukore igitangaza ko ya mirimo yabibye yibutse ya mirimo yabibye mwene data udukurikiye biba neza kuko ukiri mu isi ibihembo uzabibona ari byiza ari nibibi wikora nabi kuko hari izindi nyungu ufitemo uri byo point isi ifite ibintu byinshi bikomeye bitewe n'inyungu zako kandi uzi ko ari igihe umuntu agambana ukwica umuntu kugira ngo ubone wenda n'urugero amafaranga afite wikora nabi yibwira ko hari plan izindi yarimo ariko azabisarura kuko yabipanze wikora nabi kuko hari inyungu zinshi ushingiye ushaka gukubona kora neza n'izo nyungu wazibura izo nyungu zako kanya nizikurimbura ariko ni ukora neza uzasarura neza wigambanira umuntu mwibanga kugira ngo ubone icyo umuhuguza wipiganirwa umwanya wa mugenzi wawe wigirira ishari mugenzi wawe ko wigambanira umuntu wigambanira itorero ry'Imana wirishirishama ahantu habi kugira ngo rizime nyamara uzabisarura kora neza icyo umuntu abiba nicyo azasarura ntuyobe mwegata ntuyobe gerageza gukora neza ibiyobya ni byinshi ibyo wabibye kamere zacu imitima yacu amarangamutima yacu ntadushuke ngo atubeshye ngo dutakaze umurongo w'Imana dutakaze ibyiza dutakaze imirimo myiza wikora nabi ku bwa kamere wikora nabi ku bw'ibitekerezo byawe wikora nabi ku bw'imyumvire yawe n'ibyawe byose wishakira kora neza ugifite uburyo kora neza uzabihemberwa kora neza nubwo isi yose yahakana ibyiza urimo gukora kora neza nibwo uzabona ubugingo buhoraho kora neza nibwo uzabona gushyigikira kora neza nibwo uzatabarwa mu gihe cy'amakuba kora neza nubwo isi yose yabona ko wowe utarimo gukora neza hari igihe ubona
arimo gukora neza Yes, iyo abandi mibuko. bakabona nyine uri nk'iki uri umuyobe Bakakugira injiji. niba akavuga ngo uri muranijiji nta bwenge buri Yaratakaye, hari n'umuntu isi afite ubwenge yaramusize. bw'inshakura bubi akagira ngo ni ugukora neza Yego. kumbe yuzuyemo ubundi bintu bibi kora neza nubwo isi yose yahakana ukuri kwawe cyangwa se neza yawe urimo gukora hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga Abwira ngo abadukurikiye iki ngiki wikora nabi kuko hari uwagukoreye nabi exactly. wimwishyura nabi Yego. ahubwo wowe Wimwigana. wimwigana kuko bazabisarura bazabisarura Yego. niba ni urugero niba unyibye iyi agenda nanjye nkavuga ngo reka mwibe Bible twese tuzasarura icyo kintu tubibe icyo kandi wabikoze umwigana wabikoze umwigana ni ukuvuga ngo ni ukwishyura ni nko kwishyurana ni ukwishyurana yes ariko bakamuhigira Yeah. ukavuga umuntu akagukorera ikintu ukavuga ngo kandi agengiye Yego. icyo kintu ntabwo ari cyiza ntabwo ari ikintu kora hari neza ikintu muri iyi si tugezemo ibintu by'amarozi byeze cyane Yeah. abantu bafite ubugome buhambaye noneho bageze kuri capacity yo kurogana cyane ukagera igihe ukavuga ngo uriya muntu yandogeye umwana ukamenya ayo makuru wenda n'ubu nabihagazeho cyane ariko ukavuga ngo kuba yarangiriye nabi umwana wanjye nzamwicisha ukumva ko icyo yakoze iyo nabi yakugiriye nawe ugomba kuyibishyura ariko uko umwiganye icyo azasarura nawe uzagisarura bagenzi twirinde ngo ntituyobe gukora ibyo bibi ngo dukore ibyo bibi twitoze bizatugarukira ukuri tukiri mu isi wikwigana abakora nabi Yego. ngo ubarebereho Yego. ahubwo kora ibyiza kugira ngo bakurebereho yes bico leta haleluya abantu badukurikiranye babyumvise kintu Amen. wikwigana abakora nabi kugira ngo ubarebereho Yeah. uzi ko igihe abantu bigana ikibi cy'umuntu kandi ukagira ngo ni cyiza ngo ahubwo kora ibyiza Yego. kugira ngo abandi bakurebereho bakurebereho ube icyitegererezo uko nzitwara uko uzitwara Yego. uko Monica uzitwara Yego. ni uko wowe uzitwara nibyo bazakureberaho kora neza kugira ngo bakurebereho Kora neza kugira ngo wikore bakurebereho. bibi kuko hari undi wabirebeye Ukuri. ahubwo wowe kora ibyiza kugira ngo noneho wa wundi wakoze ikibi avuga atari kuri muntu yakoze neza reka murebereho mwigireho bera icyitegereza ahantu uri dushaka ibyiza bisimbura ibibi kugira ngo dukore neza tuzasarure neza bene data twitoze amanywa n'ijoro twitoze gukora neza aho waba uri hose ibyo waba ukora byose urwego waba uriho rwose witoze gukora neza wihangana witera impaka nutera impagarara mu hantu uri ukorera utuye abantu bana nabo nibyo uzasarura nta munezero wo gukora nabi nta kintu cyo gukora nabi kora neza ugifite uburyo mu izina rya Yesu cyanditswe hano Abaroma 12:21 ngo ikibi cye kunesha ahubwo unesheshe ikibi cyiza exactly urakoze cyane haleluya haleluya ikintu kibi cye kunesha icyiza ukuri ahubwo nesheshe icyo kibi gukora icyiza ni ukuvuga ngo niba hari umuntu ukoze ikibi ubireba n'amaso yawe kora opposite y'icyo akoze niba hari umuntu usanze agambana umusambwe atari kusibye bikumariye niba usanze umuntu akuvuga nabi nimuvuga nabi kuko ni diri yo gusarura wewe vuga neza kugira ngo nawe uzasarure uvuga neza twitoze biba neza kubiba ndumva bifite imbaraga nyinshi bifite imbaraga cyane bifite imbaraga ku buzima bwawe bw'ejo hazaza umuntu wese aba ashaka kugira ejo hazaza heheza ariko bigenzuze mu kubiba witoze muri uko kubiba kugira ngo uzagire ejo hazaza heza umuntu ukorera nabi nawe ukamwishyura ngo uri murihorera muzabisarura mwembi muzasarura niyo nabi muzasarura ubwo amatiku muzasarura ubugome n'ubujura nukora nabi nugambanira mugenzi wawe cyangwa se nimba yakugambana ukabimenya nawe ngo ugiye kumugambanira ibyo muzabisarurana nta n'umwe uzabura utundi haleluya nta n'umwe uzabura usundi ni ukuri kora ibyiza bakurebereho gerageza ku manywa na nijoro gerageza sinaba ngo wenda bakoresha na kwisha niko gerageza mwene data gerageza ahantu hose wa wicaye ahantu ibyo wibwira ibyo utekereza ku bandi nibyo uzasarura ni ibintu byo kwitoza kugira neza bisaba ngo ukure no gutekereza ikintu kibi ku muntu nawe urabisarura ushobora no gutekereza ikintu n'utagishyira mu gikorwa kumwifuriza inabi ukamwifuza ukumva umufite ahantu nawe uzafite abandi bazagushyira ahantu mu byo uvuga nubwo umuntu yaba ari mu makosa ntiwemerewe kumuvuga nabi nubwo umuntu yaba ari
ahubwo ugomba kumwegera ukamwereka ikosa ukamubwira ati si cyiza no kuvuga ngo umuntu yaguye mu kintu runaka uramutaranze umujyanye uramugambaniye icyo nawe uzagisarura uzigagiye ikosa igihe ikosa ritagaragara nk'ikosa bitewe n'ukuntu we bavuze ikintu uburyo wabigenje yego rero reka nkubwire mwene data ntukacire imanza abantu vuga neza umuntu nubwo wabuze ibye nubwo wabuze ko n'ibyo uzasarura we nta ruhare rwo gukora nabi muntu wuzuye ubugome muntu wuzuye inabi tugire ukuntu twabwira bene data tubabwira turi nko mu gihe cyo gusoza ariko twakavuga byinshi umuntu icyo abibye n'icyo asarura umuntu wese afite uburyo abiba cyangwa tuvuga muri iri jambo ry'Imana uko twavuga wari ufite uko wabibaga ariko wahindura ukiga kubiba neza kugira ngo iyo neza izasange n'abana bawe izasanga urubyaro rwa urwo ruhererekane bazabisarura akenshi rero abantu benshi bafite iyo ngaruka akaza hari ibintu akavuga ati pastor sengera abana banjye ntibashaka ibintu nk'ibyo ariko akenshi ni ingaruka ziba ziri za ngaruka wabibye mwene data udukurikiye biba neza kugira ngo abana bawe dusoza reka dusome icyandiko cyo mu Bagalatiya 6:9 Abagalatiya 6:9 mumfashe rwose mu gisome reka dusome ijambo ry'Imana rivuga mu kubiba dusome Abagalatiya 6:9 twe gucogora gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari kwe gucogorera gukora neza ukuboko kwawe niko kadohoke gukora neza niko kadohoke niko kirengagiza gukora neza twe kubicogora twe kubihagarika twe kubyigizayo kuko igihe nikijya tuzasarura nitutagwisari nitutabivamo ngo niducogore gukora neza hari igihe uvuga ngo uyu mwaka wa 2020 narabibye uku kwezi kwa kabiri nakoze iki ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo niducogore wicogora niwe wakoze uyu munsi ejo komeza ejo muri komeza umwaka utakomeza cyangwa uvuga ngo ntukabibare ibyo ukora neza ntukabibare cyangwa uvuga ngo ako kuki ngiye nkora abantu neza abandi bakankorera nabi ibyo wibyitaho niba ntucike intege bitewe n'ibyo urimo guhura nabyo bitewe n'ubuzima urimo guhura nabwo wicogorera gukora neza niyo muri situation itoroshye niyo uri mu buzima bugukomereye urubyiruko cyangwa se abasore kuko twese turi urubyiruko abasore cyangwa se urubyiruko dufite byinshi twidefandamo ariko tutazi ko turimo kwiba nabi ntabwo najya muri detail ariko icyo nkubwiye cyo aho uri hose urubyiruko mudamu umugabo umuntu wese waba uri mu kazi itoze ntugacogore gukora neza kuko nutagwisari uzasarura ntuzabivemo ntuzacogore nubwo waba ufite kubura ntuzajye kwiba kugira ngo urare nubwo waba wambaye nabi ntuzajye kwandavura kugira ngo wambare neza oya wicogore gukora neza wicogore gukora neza mwene data turabakunda cyane yendwa etaresho twishimiye kongera kuvuga ijambo ry'Imana kuri cano Imana ibaha umugisha cyane cyane n'abantu twari kumwe Imana ibaha umugisha amen.